bivuze ngo umaze umwaka uri umwarimu udafite akazi kuseka nagaruka ukabura umuntu ushaka kuba umunyamerika mubwire Stesa abakorere Amerika no kubi abantu bajya bavuga ngo abantu ngo mu mahoteli n'amaresitora ngo bakora abakobwa ku bibuno nibyo mu hoteli itandukanye n'akabari ahubwo kereka baba nge ndashima cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu batekereza gushyiraho gahunda yo kuvuga ngo reka duteze imbere umwana w'umukobwa reka duteze imbere umwari n'umutegarugori ni ibintu byiza cyane noneho kubona ko umwana w'umukobwa ashobora kujya imbere y'abantu akavuga ngo ngewe ndifuza cyangwa se ndashaka ko nzashinga coffee shop umugabo w'amafaranga hoteli itandukanye 100% n'akabari yes kwa hoteli ntabwo wapfa kujyayo utarize kandi akabari uwo ari wese yajyayo yes mu kabari bagendera ku bwiza ariko hoteli bagendera ku bumenyi yes hello my people yes ni Kapos nk'ibisanzwe amazina yanjye ni yayandi ni Rutagwabiza iminega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangira isano nabo rwa Gasabo yaba mvugira uti hejuru cyane mu bicu nkuko mubimenyereye rero kuri Kapos TV show tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye mu ngeri zitandukanye noneho twaje mu isura nshya twaje muri vibe nshyashya ibiganiro bishyashya noneho twazanye insanganyamatsiko igira iti intambwe yanjye ese wowe intambwe yawe ni yihe ese wowe ni iki kintu wacivinze mu buzima ni iki wagezeho kuva ufite umwaka umwe baguheka iki kugera uyu munsi ufite imyaka nyinshi ntazi n'icyo wagezeho niyo nsanganyamatsiko tugiye kujya tuganiraho muri Kapos TV show hanyuma rero mukagenda namwe muduha ibitekerezo mutubwira uko ibintu bimeze nkuko mubibona no kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa umukobwa mwiza cyane uri calm ariko utari shy ni karibu kuri Kapos TV show. Murakoze cyane. Yes. Nkuko mubibona araseka neza cyane araseka ukajyaho na marembo y'I Yerusalemu. Yes we. Okay. Amazina babita bande? Okay, amazina nitwa Uwimana Stephanie ariko bakunze kunyita Stesi Bwiza. Yes, Bwiza Stesi. Yeah. Izina ryiza cyane Uwimana Stephanie Bwiza Stesi amazina yombi kabisa meza afite ibintu byinshi avuze sibyo uri mwiza nka Bwiza nakuri Bwiza nka mwiza yes icyo nshaka kuvuga cyo nukuri mwiza yes hanyuma ubundi reka dutangire twiganirira Stesi ni muntu ki Stesi background life yawe ni yihe kugeza uje imbere ya Kapos abantu bamubone gute batangire kumva ikiganiro bazi ko bagiye kugana n'umuntu umeze gute Stesi ninde? Okay, Stesi ni barista. Stesi ni barista. Yeah. Wow. Barista kazi. Yes. Ni byiza cyane mwabyumvishe Stesi ni barista ndabona no ku mupira yanditseho Coffee Lab. Yes, Coffee Lab bivuze ko ukundi kwa byatari sibyo? Yeah, ndarikunda cyane. Ukunda n'umwuga wo barista. Cyane. Ariko birakubereye urasa nabyo. Hanyuma tugiye kuganira n'umubarista kazi mu barista kabisa wavuze ngo ngiyewe noneho nsoje kwiga ibi ni bitandukanye noneho ariko reka nongereho umwuga w'ubarista Stesi watangiye gukunda barista byari? Okay, ngiye nyiga troncome narabikundaga numvaga ibintu bijyanye no gukora amakawa mbikunda cyane ariko nyine ngiye kwiga superieur ntago bigeze babima kubyiga ya niga ibyo bamaye gusa nkura numva ko anytime nzabyiga. Yes. Ubundi wiga superieur bari baguha kwiga iki? Bari bamaye kwiga ubwarimu. Wize ubwarimu? Ubu ngubu kabisa wankira imbere Kapos kambwa ati soma hariya wowe cyane nkakwigisha. Sure nkafata cyane. Wallahi cyakoze usoza kwiga ubwarimu wasoje ryari?
nasoje 2023 bibiri na 2023 2023 Yeah. bivuze ngo umaze umwaka uri umwarimu udafite akazi kuseka nagaruka ukabura nagaruka ukabura nuko ntago mbikunda ntago bikunda cyane Yeah. yes bibaho yuko umuntu ashobora kwiga ikintu ariko mu buzima busanzwe nyine atagikunda nanjye kapos ureba gutya nize mekanike ariko mekanike ntago ari ibintu byanjye abantu barambwiraga ngo iryo gara ryawe n'ipine rya romoroki ntago uzajya uriterura nimba na romoroki riba ririye avuga noneho cyane ariko nayize nyikunda nkayitsinda ariko hari ukuntu nyine nako nayize ntayikunda ariko nkayitsinda nsotse rero sinagira courage yo kuyikora ariko nikorera ibindi bitandukanye nkuko mubizi rero tuba turi mu gikari cya Kapos Fast Food ibaba studio iri inyuma y'ibiganiro byose tubagezaho amashusho meza amajwi meza ayunguruye abagera haturuka mu ibaba studio. Yes, Stacy, ngaye nguko rero ubundi dusa naho twatangira ikiganiro hagati bitewe nuko wambwiye ngo uri umubarista byahise binshitura cyane yuko nanjye nkunda agakawa buriya nkunda ka cappuccino ndagakunda cyane kararyoha ariko noneho ubundi hano insanganyamatsiko ibivuga ngo intambwe yanjye sibyo noneho ugiye kutubwira ngo Stacy intambwe yawe ni iyihe ikintu wumva nyine wakoze ukavuga ngo ngewe Stacy nteye intambwe ngiye gukora ibi bintu kandi kumva intambwe hari ahantu izangiza hari nzamvana nayo izangiza bityo bitume n'urubyiruko rundi rugukurikiye ruvuga ngo twatera iyi intambwe ikagira aho idukura ikagira naho itujyana. Stacy intambwe wumva wateye wumva ko ari izakuvana ari nayo izakugeza niyi uragira uti intambwe yanjye ubundi ukomerezeho utubwire ibyo ari byo. murakoze intambwe yanjye yes nukuba narahisemo kwiga ububarista kandi mbukunze yego njye wenda ikintu navuga akenshi urubyiruko dukunze guhitamo nabi wenda nk'urugero tukiga nk'ibintu tudakunze rimwe na rimwe tugasanga twataye time yes ngiye kuri inshuro mba numva nta time ndi guta mba numva hari aho bizangeza kandi heza cyane. Ikindi kandi barista nyine iri ku isoko iri ku isoko ngiye ikintu nashishikariza n'urubyiruko yaba abari kundeba n'abatambonye ni ukubikunda cyangwa nabo bagatera intambwe mu byo bakunda bagatera intambwe mu byo bakunda. Stacy aragira ati intambwe yanjye nateye nuko natinyutse nkumva ko ngiye kwiga barista ishobora kungira umumaro ikagira aho imvana ikagira naho ingeza. Yes, Stacy wize barista igihe kingana gute? Ntabwo ari igihe kinini. Wow. First of all nagiye kubyiga ari ibintu bimwe na bimwe nzi kako nakunze gukora nyine mu mahoteli nkora muri service kandi umuseriveri nawe ababizi bitewe n'uburyo bamuha amakomande hari ibyo abazi ni ukuvuga ngo umukiriya akakubwira ngo nzanira ka cafe latte ugahita wumva izina cafe latte noneho ugahita ugenda ukavuga ati nkorera cafe latte noneho ukamutera akajeje karakora ariko ukavuga ati kabisa nawe numvaga mfite amatsiko yo kubyiga ngo umubarista ntabwo ari igihe kinini n'ukwezi n'iminsi 15 ukwezi n'iminsi 15 ubu ngubu kabisa Stacy mu kwezi kwe n'iminsi 15 yagukorera coffee ubwoko bwinshi butandukanye. Sure. Yes nkuko mubibona rero Stacy ni umubarista mugere muri cyo mutangire no kumuhamagara mubwira ati ngwino dukora agakawa hano twakoza anniversary kandi dufite coffee maker. Yes Stacy mu rugendo rwo kwiga gukora ikawa mu rugendo rwo kwiga barista wamazemo ukwezi n'iminsi 15 byagusabye iki? Wabonye ari ibintu bihenze buri muntu wese atakwigondera ni ibintu se ubona umuntu wese ashobora kwa affordinga mbese byagusabye iki kugira ngo ubashe kwiga barista ukwezi kumwe n'igice kurangire? Bitewe n'uburyo nyine ari byiza cyane ntabwo bihenze cyane bitewe n'ubumenyi ukuramo kandi byinshi mu gihe cy'ukwezi n'iminsi 15 ntabwo bihenze kabisa. Stacy nyuma y'ukwezi n'iminsi 15 ubuzi gukora coffee zitandukanye nk'ubwoko byibuze nka butatu? Ndabuzi. Sure. Ubwa mbere
bwa mbere cappuccino. Cappuccino kabisa ukagakora kakaza gashushanyijeho ingagi icyo ushaka ubundi ariko urakomeza uraza kudutandukanyiriza kuko ngiye ntagomba mbizi neza. Iyo ni cappuccino ya mbere. Iyindi cafe latte. Ayo ni amazina nanjye nkunda kumva cyane. Cafe latte, cappuccino. Yes, twagiye. Iyindi ni black coffee. Yes. cyangwa americano. Yes. Umuntu ushaka kuba umunyamerika mubwire stesa bakorere americano coffee. Yes, hanyuma abantu bajya bakunda kubyitiranya ariko nanjye ndimo. Ubundi cafe latte itandukanira na cappuccino. Ikintu nagusobanura aho ngaho, cappuccino haba harimo ikawa nyinshi n'amata makeya, harimo na foam igaragara. Noneho cafe latte haba harimo amata menshi, ikawa nkeya. Hajyamo agasukari? Isukari iyo ubishatse, iyo umukiriya abishatse yimushyiriramo, atabishaka ubikora uko ubyifuza. Ubwo nanjye ndasobanukiwe ariko n'abakurikiye Kapos TV reka nizere ko basobanukiwe itandukaniro riri hagati ya cappuccino na cafe latte, sibyo? Yes. Hanyuma Stasi, nyuma yo kumenya ubwo bwoko butandukanye bw'ikawa, hashize igihe gito ndatekereza wabisoje ryari? Hashize igihe kinini, ntabwo ari gitoya. Nanabikozeho. Wabikozeho? Ni nabyo nkora. Uheruka kubikora he? Uheruka kubikoraho he? Mbikora mu coffee shop atandukanye. No mu biraka by'ubukwe. Yes. Wow, fly high kabisa. Much respect. Umukobwa utinyuka akavuga ngo ngiye kujya imbere ya kiriya kimashini, noneho njya numva bavuga ngo umuntu utakizi kijya kinatwikana kuri kariya kantu. Buriya gihe mpageze iriya myotsi iri gutumbuka navuga ati noneho turahiye turashize. Ariko umwana w'umukobwa agatinyuka akavuga ngo ngiye gutera intambwe nige barista, nkore ibintu bijyanye n'amakawa, nakira abakire batandukanye cyane yuko ikawa itigonderwa na buri muntu wese. Kuva watangira gukora uwo mwuga, watangira kuwiga ukawiga ukawusoza ukatangira kubikora, ubona ari umwuga ushobora guhindurira umuntu ubuzima, ukamuviramo akazi ka buri munsi gashobora kugeraho ukamuvana akagira naho ukamugeza? Njye kera narahitamo icyo nziga, nararebaga nk'abasu nige like engineering, nkabona ntabwo byambera pe. Nyine ibintu byinshi nabonaga bitambera, ahubwo njyewe ibi ngibi nabonye ari byo bintu bya mbere bimbereye. Ariko byo birakubereye. Nyine no mu buzima busanzwe niyo naba narabishatse, nyine mba numva nabikora. Ni proud yabyo. Yes. Gukora ku mafaranga avuye ku ikawa, nyine ukavuga ngo reka nikubaze gutya, amafaranga menshi wakiriye uvuye mu kazi ko gukora ikawa, nimba atari ibanga ariko yabangana gute? Menshi wakiriwe icyariwe kabivuga bati giye aya nganda yakoreye ndacyo ngiye Stasi, ubu ngubu tayari ngiye kuyaryamana. Agiye atandukanye. Ndi kuvuga aya mbere, apana uri muri kariyeri. Ni ukuvuga ngo amafaranga wakoreye bwa mbere ubundi yanganaga gute, yarangaye bwa mbere na mbere ugisohoka ku ishuri ukabate none, cyangwa se utaranajyayo kwa kuntu umuntu aba yideburiye akavuga ngo ngiye nzi gukora ikawa akayikora, amafaranga ya mbere wahembwe yarangaye yanganaga gute? Ntabwo yari menshi cyane. Ko bwari ubwa mbere yari 50,000. Yari 50,000? Sure. Wow. Kakazi karakubiye. Nanjye ahubwo urampugura, ntabwo wansiga hano. Urampugura kabisa kuko ndi kumva ari ibintu byiza, ariko njye nubwo natinda kubifata burangiye mfata vuba byatari. Urumva 50,000 ntago ari amafaranga makeya ku kazi ukoze bwa mbere, ukiva noneho kubyiga uhita noneho ubona nyine utawumva ibintu byose biri kuguha courage. Iyo situation itukwinjiza mu mujyo mwiza wo kujya mu mwuga fresh, sibyo? Hanyuma ubu ngubu uri kubikorera hehe? Umuntu ushaka kunywa ikawa yagusanga hehe ahantu ukorera? Yansanga mu mujyi kuri Chic. Mu mujyi kuri Chic? Company ni ngombwa bura kuyivuga? Gusa nyine yambaza, uwabishaka yambaza nkamurangira. Ariko ubundi mu buzima busanzwe cyangwa se umuntu ugukeneye ngo umukorere coffee,
akubona kuwuhe murongo, nimba ari telefone, nimba ari Instagram, nimba ari WhatsApp, nimba ari Facebook, umuntu ushaka kumukorera kofi, umuntu ushaka kunywa kofi yakozwe na Stacy yamubona gute? Ushobora njye n'imbuga zose ndazikoresha, havuyemo wenda Twitter, ya TikTok, IG, Facebook na WhatsApp. Noneho ugiye kujya utubwira urubuga rumwe n'izina, urubuga rumwe n'izina. Yego. Njye imbuga zanjye zose nitwa Stacy Barista. Stacy Barista. Zose. Nta kabwiza kariho. Bwiza narikuyeho kwa ko nyine Bwiza ni izina nahawe no muri ayeje nyiga ku ishuri. Ya ndarikunda naryo ndarikoresha ariko nabaye nkizaho Stacy Barista. Kaka ari by'abantu benshi banzi. Ariko yes, nibyo byiza kujya udacanga abantu. Biba ari byiza cyane nyine umuntu abona uko akubona byoroshye bimworoheye. Yes, ni byiza cyane. Hanyuma Stacy, muri uko gukora umwuga w'ububarista, kuba warateye intambwe nk'iyo ngiyo ikomeye ukajya kwiga umwuga w'ububarista, uba wumva finally ahazaza uteganya kuzakora iki? Ese uzakomeza ukore akazi k'ububarista cyangwa se uzavuga ngo nge nzashinga coffee shop, cyangwa se uba wumva ahazaza hawe muri barista ari ahahe? Mba numva wenda ahazaza hanjye wenda muri iki gihe mba numva nakora ya nkakora ahantu hatandukanye kumva, ahubwo nyine mba numva ahazaza hanjye ari ukwishingira coffee shop yanjye. Yes, kabisa. Umukobwa kavuga ati giye aka coffee shop nakanjye ndakabyimbye. Much respect. Kuki abantu tudafata ibintu nyine bikwiriye guhabwa credit tukabiha credit? Kubona nge ndashima cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu batekereza gushyiraho gahunda yo kuvuga ngo reka duteze imbere umwana w'umukobwa, reka duteze imbere umwari n'umutegarugori. Ni ibintu byiza cyane noneho kubona ko umwana w'umukobwa ashobora kujya imbere y'abantu akavuga ngo ngewe ndifuza cyangwa se ndashaka ko nzashinga coffee shop. Coffee shop murabizi ntabwo ari akantu gaciriritse hano mu Rwanda, ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kigari. Kubona rero umuntu ubitekereza akavuga ngiye kubishyira muri ambition mu ntego zanjye nkore coffee shop, ni ikintu cy'agaciro. Much respect. Nge ndabyubaha cyane, ndabyubaha. Sibyo? Stacy rero yateye intambwe ikomeye, ya mbere yarayiteye, sibyo? Noneho nk'abanyarwanda mureke natwe dutera indi ntambwe, sibyo? Nimba tubonye umuntu uri gukora ibintu byiza, why not tutamushyigikira? Why not tudashobora kuvuga ngo nimba nabonye umwana w'umukobwa wiyemeza kuvuga ngo ngiye gukora coffee kandi ukaba ufite coffee shop, kubera iki utamuha akazi? Kubera iki utamuhamagara ukavuga ngo ngwino ngushinge ubu bukwe bwanjye azaba ari uhagararira ikintu kijyanye n'icyo kunywa, udukorere rwose coffee shop, udukorere ama coffee, ibintu bimere neza. Yes, hanyuma rero abanyarwanda reka mbasabe ko twajya dushyigikira ikintu cyiza cyane, tukagira aho tuvana abantu, tukagira naho tubageza, cyane cyane abana b'abakobwa. Ngewe ndabyubaha cyane. Mugiye kujya mubona ibiganiro byinshi kuri Kapos TV show, tugerageza cyangwa se duharanira guteza imbere iterambere ry'umwana w'umukobwa, sibyo? Kuko ni byiza cyane, ni byiza cyane. N'abana b'abahungu ntabwo twabibagiwe, nabo benshi muzaba babona bivanye n'icyo bakora cyangwa se n'impano bafite, ariko duteze imbere umwana w'umukobwa, ni iby'agaciro cyane. Hanyuma Stacy, ndasa n'ubivuzeho, ariko none nashaka kukwibariza wowe muri rusange, niki usaba cyangwa se niki ubwira abandi bana b'abakobwa, niki usaba abanyarwanda ku bijyanye no kuba bazamura kariyeri z'abana b'abakobwa, cyangwa se cyane cyane muri ibyo bintu by'ububarista? Gira ikintu wasaba abanyarwanda kugira n'icyo ubwira abana b'abakobwa ku bijyanye n'uwo mwuga. Njye ikintu cya mbere nababwira, barista ni nziza, ni nziza cyane, yakugeza ku nzozi zawe wumva wifuza cyane. Ikindi nabashishikariza kuziga mu ishuri nizemo, kuko ishuri nizemo ni ryiza cyane. Wow, wize he? Nize i Nyamirambo mu Biryogo, ntabwo ari kure, yego, ni hafi, bigisha neza, yego. Amasomo rwose Byitwa gute? Byitwa Coffee Lab. Coffee Lab. Niyo mpamvu mba nambaye wow, you are so proud. Kuko ndarikunda cyane. Yes, yeah. Coffee Lab. Rero Stacy arabarangiye. Hanyuma ababyeyi se bavuga ngo ibintu by'amahoteli n'ubukerarugendo n'iby'abana badashobotse, wababwira iki? Ibyo ngibyo baribeshye. Kuko
mbere yuko nza gukora ubarise nakubwiye ko narakoze muri hoteli ariko nimba ari ahantu haba discipline ni muri hoteli. Wow. Hoteli ntago ari ahantu pe sinzi nyine umuntu utarahagiye wenda ngo akore byibuza nk'igihe nyine aba yumva ari ibyo ngibyo ariko reka baribeshye ni ahantu uvana discipline. Nanjye rero navanye discipline yo kuvuga ngo okay nimba like ntakunda ubwarimu sibyo ese why not ntakiga barista kandi mbikunda yani niho hantu nayo namenyeye ibintu byinshi. Abantu bajya bavuga ngo abantu ngo mu mahoteli n'amaresitora ngo bakora abakobwa ku bibuno nibyo? Oya mu hoteli itandukanye n'akabari ahubwo kereka bari kubi like subwo ubundi akabari nuko nko kameze ahubwo hoteli itandukanye 100% n'akabari. Yes. Kwa hoteli ntabwo wapfa kujyayo utarize kandi akabari uwari wese yajyayo. Yes. Mu kabari bagendera ku bwiza ariko hoteli bagendera ku bumenyi. Yes. Ku bumenyi ufite ntabwo bagendera ku bwiza. That's great. No kufite discipline ntabwo wakora muri hoteli udafite discipline. Yeah. Reka abana b'abakobwa rero muze mwinjire mu mahoteli namwe muze mwige ububarista we muze mwige barista mukore ibintu bya dance mudukorere udukawa twinywere nka Stacy kabisa umukobwa usa n'ikawa nyine ibintu bimeze neza pe navuga ngiye ngo courage sibyo nagwa courage kabisa fly higher kandi ntuzacika intege ikintu cyari cyo cyose kizagerageza kugukomba nkokora uzicara utekereza uvuga ati oya ndakomeje ndarwana nabyo paka ngeze ku nzozi zanjye ngeze ku ndoto zanjye sibyo ndifuza ko uzubaka coffee shop uri kwifuza uri gutekereza ndifuza ko uzagera kure harenze aho ubu ngubu sibyo. Yes. Stacy dusoza rero tuje tugira hano kuri Campus TV Show tugira utubazo twa TikTok utuntu nyine yes just du challenge nzemo gake ariko ntago biba bigoye uragihitamo ikintu kimwe sibyo? Yes. mbere yuko tuza hano kuganira kuri Campus TV Show nahuye n'umuntu arambwira ngo uriya mukobwa muri kumwe ngo burazi no kuririmba niko yambwiye ngiye sinzi nimba ari byo. Ukunda umuziki? Ndakunda ko naho nzi kuririmba. Yes. Yes, reka twigendere na TikTok. Stacy umugabo w'amafaranga. Uvuze? Amafaranga mpamvu se nose ubungubu nyine ntago ubungubu kuri iki gihe mbibonye ni amafaranga ko umugabo azaza nyuma narayabonye. Stacy ikibazo cyane ko kigiye. Yes. Stacy umuziki umugabo umuziki sure yeah. Neza biranshiranye. Yes. Stacy reka ngushimire wakoze cyane kubana na Campus TV Show. Namwe murakoze cyane. Yes, kandi nizere ko n'ubutaha nitubahamagara muzitaba mukaza kubwira abanyarwanda ibyiza mwagezeho sibyo kugira ngo nabo bigire kuri mwe sibyo? Yego. Reka nshimire abantu mwese mwe mukurikiye Campus TV Show ikiganiro cyacu naha tugisoreje ariko reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka nyabona ntimwibagirwe gukora subscribe like share na comment kuko niyo nkunga yanyu ya mbere ikomeye nicyo kiradufasha kurera uyu mwana wavutse mureke tumuteze imbere dufate uyu mwana tumukuze tumuvane ku rwego rumwe tumugeza ndavuga Campus TV Show sibyo? Murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.